nkunda umuntu utanga keya, nkunda umuntu ukunda abantu. Imyaka ntago nayivuzeho, narayibakinze ngira ngo babanze barebe ku gapu cyangwa se ibindi bikamfite. Imyaka ntago nari nayibabwiye. Domi, niba atari ibanga ufite imyaka ingahe, ukaba ushaka umusore ufite imyaka ingahe? Nta banga ririmo. Buriya kwisubiza ingobyi ntabwo ari byiza. Njye mfite imyaka 52. Imyaka 52? Kandi gusaza ntabwo ari ugusaza gutya. Gusaza ni mu mutwe. Njyewe muri make igika cyashize nabimubabwiyeho. Ndashaka umusore uzi gukora. Umusore uzi gukora? Atari ka kazi ko mu buriri gusa. No mu mbaraga za kimuntu. Azi gukora tukagira aho twiteza imbere. Igika turimo tukakivamo tukagera ejo heza. Kuba azi gukora gusa birahagije, nta bundi butunzi afite? Ubutunzi njye uzi ko ushize nari namwemereye yuko njye mfite miliyoni zanjye enye. Nibura azanye miliyoni 3 tugahuza. Dufite ikindi gika twajyamo. Tukabasha kugenda tuzamuka tukagira ejo heza hazaduteza imbere. Ufite miliyoni enye, urashaka nibura umusore cyangwa azaba umugabo afite 3 cyangwa se umugabo azaba afite 3. Tugira ikintu tugeraho gifatika. Aramutse atazifite, afite urukundo? Urukundo se rwonyine kugira ngo rurahagije? Umusore wateruye, umusore utarateruye? Umusore utarateruye. Kuko umusore wateruye afite kuza afite ibyagushakaho. Yagera muri cya cyumba cyawe yarakweretse agatima keza cyane, yabona ukuntu washyize ahantu abagore turandarika. Hejuru y'amara agakonte, hejuru y'amara agatelefone, akumara gukubita mu mufuka akagutera ibitugu akakurambika ahantu akigende bagasanga yagusinziririje. Ubwo ntabwo ushaka umusore wateruye? Ntabwo nshaka umusore wateruye, ndumva nshaka umusore maneke. Ubundi aje ufite inzu yawe? Mfite inzu yanjye, ntabwo nkodesha. Njye mfite inzu yanjye. Ubu ni ukuzana miliyoni 3 n'urukundo akajya mu nzu? Uko akajya mu nzu, ariko ya nzu nubwo yuzuye hari Turagusuje cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Modern 250 na Time TV. Uyu munsi twongeye kugarukana umuntu mumaze iminsi nyine mubona aha ngaha. Ubushize ntabwo yari yatwibwiye uko yitwa, reka tumuhe ikaze narangiza asuhuza abantu bacu anatwibwira uko yitwa. Tubahe ikaze. Murakoze. Njyewe nitwa Akimana Domina. Abandi banzi ku izina rya Mama Sugira. Ndabasuje ku bantu mwese mujya mu mbona. Umunsi mwiza. Akimana Domina. Karame. Abantu bacu baragukunze, baravuga ati kukubona nyine byagenda ute? Kumbona mfite kubaha nimero yanjye ya telefone, ariko ubundi mbarizwa mu mudugudu wa Mureya, akagari ka Kamatamu, umurenge wa Jabana. Iyo ni aderese yanjye. Muri Gasabo? Muri Gasabo. Akimana Domina. Karame. Muri iyi minsi umaze iminsi uzenguruka nyine ku mbuga, abantu benshi barakubonye. Ndabizi ko atari ubwa mbere bagiye kukubona hano. Yego. Uvuga ati ndashaka umukunzi, umusore cyangwa umugabo. Yego. Igihe wabivugiye nta muntu urabona? Ntawe ndabona, ariko nubwo ntawe ndabona sinshaka ari uzanyishushanyaho. Ukivuga kwishushanya? Yego. Tutarajya kure, umusore wowe w'inzozi zawe turamwita umusore ariko yaba n'umugabo? Yego. Umusore w'inzozi zawe ubundi ukeneye yaba ameze ate? Njyewe muri make igika cyashize nabimubabwiyeho. Ndashaka umusore uzi gukora. Umusore uzi gukora? Atari ka kazi ko mu buriri gusa. No mu mbaraga za kimuntu. Azi gukora tukagira aho twiteza imbere. Igika turimo tukakivamo tukagera ejo heza.
kuba azi gukora gusa birahagije nta bundi butunzi afite? ubutunzi njye uzi ko ushize nari namwemereye yuko njye mfite miliyoni zanjye enye, nibura azanye miliyoni 3 tugahuza, dufite ikindi gika twajyamo tukabasha kugenda tuzamuka tukagira ejo heza hazaduteza imbere. Ufite miliyoni enye, urashaka nibura umusore cyangwa azaba umugabo afite 3 cyangwa se umugabo azaba afite 3, tugira ikintu tugeraho gifatika. aramutse atazifite, afite urukundo? Urukundo se rwonyine kugira ngo rurahagije? Urukundo rwonyine hari igihe hazamo uburyarya, akaza ashaka yayandi yanjye mfite, aya akayagundira, ayanjye nkayamuha, yarangiza akazantera uw'inyuma. Kandi ikindi umusore nshaka, ndashaka ko tuzaca imbere y'amategeko, tugasezerana imbere y'ubuyobozi, twarangiza tugasezerana imbere y'Imana n'itorero. Ubwo nimubura nzahitamo ikintu kimwe, kwicara nkatuza nkakorera Uwiteka wenyine. Imyaka y'ubushize wari wayivuze? Imyaka ntago nayivuzeho, narayibakinze ngira ngo babanze barebe ku gapo cyangwa se ibindi bikamfite. Imyaka ntago nari nayibabwiye. Domi, niba atari ibanga, ufite imyaka ingahe? Ukaba ushaka umusore ufite imyaka ingahe? Nta banga ririmo. Buriya kwisubiza ingobyi ntabwo ari byiza. Njye mfite imyaka 52. Imyaka 52? Kandi gusaza ntabwo ari ugusaza gutya, gusaza ni mu mutwe. Abantu barakureba ahubwo uvuze myinshi kuyo abantu batakekaga. Buriya abantu bakekaga ko ufite nka 28 gutya. Oya, mfite 52. Gusaza ni mu mutwe. Gusaza ni mu mutwe. Ubundi iyo ufite mu mutwe uhora uri muto, uhora ukura. Abantu badukurikiranye barakureba rwose, gusaza ntabwo ari mu mutwe kandi n'inyuma ntabwo ushaje, biragaragara. Ni ukuri urebye. Iyo myaka uvuze ntabwo abantu bayikekaga. Ntabwo ndi kwisubiza mu ngobyi, iyo niyo myaka yanjye. Ukaba ushaka umusore? Ndashaka umusore cyangwa umugabo w'imyaka 40? cyangwa se umugabo. Dore ko biri amahire ko nabwiye ko nanjye mfite umwana. Niyo yaba yarigeze kubaka urugo nawe rukamunanira, yaza tugahuza ibigwi, tugaca imbere y'amategeko, ndetse tukanyura n'imbere y'itorero, tukabana mu mahoro. Kandi icyo gihe ari byo wirinda. Iyo byagenze gutya ari byo wirinda. Ubundi ikintu kibaho umusore ushobora gusanga cyangwa umugabo aje, tuvuge kizo. Yego. Ibyo ngibyo wari usabye byo kuba afite miliyoni 3 cyangwa nazirengeje abyujuje. Yego. Ni iki cyatuma umureba ukamwanga nyine, cyangwa umenya imico ye ukamwanga? Uratubwira imico nuko yabagarara byatuma umwanga. Buriya rero manzi ukiri umwana, manzi utarareba ngo ushishoze. Buriya umuntu uza kubeshya azukwe, afite ukuntu afite utugambo turyohereye, tukureshya, akakwizeza ibitangaza nawe kugira ngo umutahure. Uhita umubwira uti ese kuri iyi telefone yanjye ko mfite 100,000, we waba ufite 100,000, tugahita tugura akantu dushyira hano mu nzu aka kanya kugira ngo winjire muri uru rugo. Aratangira akakubwira ngo ngiye kubitekereza. Iyo atangiye kuvuga ngo ngiye kubitekerezaho, utangire nawe ukanguke, yaba mu bwonko yaba mu mbamutima. Uhita umenya ikintu uwo muntu agiye kubanza kugutekerezaho. Aratangira ajya afata telefone akubwire ngo sheri, utuntu tutava kuri telefone twa buri munsi, ujye umenya ko harimo uburyarya. Ariko wa wundi uzafatiraho aza akubwira ati muri ya miliyoni 3 wari ukeneye, aka kanya mfite 1.5. Tugura aka kantu kari kubura kuri iyi nzu, tugura izi ntebe ziri gupfa, mukagenda muhita mubona ibintu bije jugujugu. Naho iyo yomboka kwa here. Uvuze ku cy'inzu ndibuka. Ubundi aje ufite inzu yawe? Mfite inzu yanjye, ntabwo nkodesha, njye mfite inzu yanjye. Ubu ni ukuzana miliyoni 3 n'urukundo akajya mu nzu uko akajya mu nzu, ariko ya nzu nubwo yuzuye hari ibibura.
ibyo byose twabihuriza hamwe tugashaka ibiri kubura. Inzu ifite umuriro ariko hari igihe yaba ikeneye amazi mu rugo. Inzu ifite amazi hari igihe yaba ikeneye igikoni. Inzu ifite igikoni hari igihe yaba ikeneye inegisi. Utwo ni utuntu twese twagenda duhuriraho tukaduhuza gutya tukagira icyo tutumarira. Twari kuntuza ku mico ye ugomba kugenderaho. Yego. Yatuma umwemera cyangwa ukamwanga. Yego. Tugiye kujya ku miterere ye. Imiterere waribagiwe. Ndashaka umugabo ufite ibiro 65. Ukaza ukagera ku biro 56. Imiterere narayivuze sinzi impamvu utayumvise. Imiterere turagira twibutse abantu kuko hari imiterere nibura akaba afite favore n'ubwanwa. Gusa yuko uri mugabo udafite. Yego. Afite impembwe, afite favore. Yego n'ubwanwa. Ibiro 65 kugeza kuri 56. Ha ndumva byumvishe. Yego. Agasura ko nyine. Agasura akahuzingikanje urakabona. Hano ko najya mpindura po. Abaye afite imibiri yombi. Ndagakunda kuba afite amenyo ashaka kugaragara ukuntu aborosa nyine agacya. Hari igihe uhura n'umuntu afite amenyo yaraje mu muhondo. Ubwo nawe urabyumva kandi akibuka ko njyewe mukimbona bwa mbere musi naje nambaye gutya ndi mu rugo. Uyu musi ndi mu rugo. Nkunda umuntu ugira isuku ku myambarire. Nk'umusirimu. Nkunda umuntu ugira isuku. Nkunda umuntu utanga keya. Nkunda umuntu ukunda abantu. Niyo waba udakunda umuntu niyo akwegereye uramubwira uti ndagukunda kugira ngo atuze muri we nawe utuze. Ariko noneho akarusho ko guhura n'abantu mu nzira akabereka ikinyabupfura. Agomba kuba afite discipline buri. Discipline ikaba ihari. Ako kantu ndagashaka nako. Yego. Domi. Karame. Umugabo iwawe ni umwami cyane nk'abandi bantu bose. Oya. Umugabo iwanjye afite akarusho. Ni nyir'urugo. Ni umwami. Nanjye nsanze yantanze mu rugo. Ni ugusuhuza mwiriwe. Natinze byangendekeye gutya na gutya. Murambabarira ko mwantanze mu rugo. Urumva ko ari umwami. Ubwo ntagire ubwoba ngo yabaje mu rugo rwawe ngo ukamukandamiza. Ntago namukandamiza bya bindi jya kuvoma. Hari abagore bagira abagabo. Kama ngo amazi yashize. Mugabo wasanga agiye hari inyuma muri toilette ugasanga nta mazi arimo. Ati se madabi imeze gute? Ngo wayijyaniye. Ya. Wowe iwawe ari ubaho. Mu gitondo nuko ubyuka asanga dushe iteguye. Toyiteguye, urukweto ruteguye. Prosante hariya. Niba afite akazi ajya mu kazi, icyayi hariya cyateguwe. Nuko iwanjye. Uko nihakeya we nayimuha kurenzaho. Kandi warabibonye ko nihakeye. N'abantu barabibona hano. Yego. Ikindi kibazo cy'amatsiko. Ujya ubona abasore bajya muri gym? Yego. Hari abajya muri gym bagaterura nyine bakaba basore ukabona ko babyimbye. Yarubatse baba? Ibigango. Aha. Nundi nyine wimereye nkanjye aha nyine unanutse. Yego. Ukunda umusore wateruye, umusore utarateruye? Nkunda umusore utarateruye. Kuko umusore wateruye afite kuza afite ibyagushakaho. Yagera muri cya cyumba cyawe yarakweretse agatima keza cyane yabona ukuntu washyize ahantu abagore turandarika. Hejuru y'amara agakonte, hejuru y'amara agatelefone. Akumara gukubita mu mufuka akagutera ibituka akakurambika ahantu akigende bagasanga yagusinziririje. Ubwo ntabwo ushaka umusore wateruye? Ntabwo nshaka umusore wateruye. Ndumva nshaka umusore maneke nkuko nanjye ubona ndi kamaneke. Uwo nguwo rero iyo muhuje ibigwiro mukaramukanya mwamwumva mwese muri tayi imwe mukiyumva hamwe kumva nta kibazo. Ubwo tuvuye ku musore turigera no ku mugabo. Hari abagabo usanga bahagaze bemye, hari n'abandi usanga nyine bafite inda nyine rwa rumuntu umeze gutya. Wanyweye mitsingi nyine.
ngo buriya n'imitsingi gusa n'inyama n'iki nyine ni umugabo urya nyine ibiburushete agotomera iriya nda ntabwo njya nyikunda. kuba afite inda nabyo bitumye ntabwo njya atazi nkunda inda. dore impamvu ntakunda inda, Eh, uriya inda iyo ugiye kumuramutsa akiza mu rugo ukimuhakeye urasuhuza ugasuhuza inda mm, kugeza aha amaboko Mm. bikanga, ariko iyo ari kamaneke usuhuza neza ukamuha imisaya neza ukumva ufasha umuntu ahantu hose, eh, ariko inda ukora akunda gusa. hari abagabo bafite inda batangiye kuvamo. aya rero nkunda amaneke, Mm, ariko abantu twe ntabwo dukunda kimwe. mm, iyo ni sayize yanjye, hari n'ukunda setengorovanti, ariko njyewe no, okay. njyewe nkunda akamaneke. abantu barambwiye ati bundi wakwiturije ngo niba ungana icyo ku myaka wari uvuze ngo iby'umugabo ukamureka ni iki wababwira? nkatuza Eh, nkareka umugabo eh, ko ntariheba cyane. icyizere kiracyari ko ukeneye umugabo. icyizere kiracyari ko nkeneye umugabo. Mm, nimbona mm, igika nihaye intambwe nihaye umugabo ntaramubona, mm, nzahita njya gukorera umwami Yesu. mm, nkizwe ibyo nabayemo byose, nkizwe mm, nkorera iyo mu ijuru, kuko igika nihaye ni agaka gato. mm, ubundi iyo ugiye jugujugujugu birihuta nyine bikamvasa bikava mu nzira. ubwo nimbona byatinze leta amenya yuko nataye agaciro mfite ari ake gukorera Imana. oya ntabwo uwo mugabo yabura, hari benshi bagukeneye, ahubwo impamvu ni uko twashakaga kumenya basabwa iki, bagomba kuba bameze ute, bike muri byo urabivuze. bacyumvishe se? Mm. yego. ikiriho sinzi niba twagana ku musozo. mbere y'uko tugana ku musozo, abantu bagukurikiye ni iki wababwira? abantu bankurikiye rero, Mm, uyu munsi barabona ko nabiyeretse mm, ndi mu rugo, mm, barabona ko niyo ndi mu rugo mba nsobanutse. mm, abantu bankurikiye mm, banshakira uwo mugabo, mm, nibamara kumubona nkamubona, mm, noneho nizere ko nzasobanuka birenzeho, bakazambona ndi umugabo wanjye turi kumwe, mm. bakabona ko icyo nashakaga cyari ukuri. urakoze cyane. yego. tutari twasoza, nari nibagiwe kukubaza ikijyanye n'idini. idini usengera hehe wowe? cyangwa se we shaka no guhita utanga idini ryanjye? oya niyo wowe utabivuga we ukatubwira ijya agomba kuba asengeramo, kuko hari abantu usanga bavangura bakavuga ati uramutse urugero uri nk'umusilamu cyangwa uri umurokore wapi, n'ubushize wigeze kubivugaho by'umurokore. si yuko ubushize nakubwiye ngo niyo yaba nk'akantu nta kibazo, ariko buri idini rya gaturika ndarikunda, ariko nubwo ndikunda njyewe ubu aka kanya si ryo ndimo. njyewe idini ndimo ni iry'abarokore, niyo mpamvu ujya ubona ntanywa cyane, nkihanganira yuko aje anywa, namwakira kuko hari imbuto najya ngenda mwerera kunywa nawe akazagira akabirika. urakoze cyane. yego. mwakoze kubana natwe kugeza ku musozi w'ikiganiro. niba ari ubwa mbere wari ukibonye, wakanda subscribe, like, kugira tubone ko wabikunze, wanaduha n'igitekerezo cyawe. ikindi wanabikwirakwiza ukoze share ukabigeza no ku bandi. Domina turacyamufite cyane, azatwereka mbese byarangiriyeho ibyo gushaka umugabo. murakoze, mugire ibihe byiza.